wa none numvaga nifuza ko naganiriza abantu izindi nzu 10 zisobanura ko ugiye kubohoka buri mugozi wose, umugozi w'ubushomeri, w'ubukene, w'uburwayi, umugozi w'igisuzuguriro, kumwaragurika, kwangwa n'abantu, mbega hahandi umuntu aba mu buzima tubwita ngo buri vague buvanga vanze, ejo yasafite ejo yarakaye, ejo saa 8 yababaye, mbese nta kintu abantu usanga buri gihe ubuzima bwomeze nk'imyenda y'amabara atakwishima ngo burinde bwira, ahubwo agakuru keza kaza kabura ubundi akumva inkuru y'ibyo ariko akabura ibikorwa by'ibyiza. So rero inzu tuyugana numva ari inzu nziza cyane kandi z'umugisha zigera ku 10 nubwo hari izindi nyinshi tubari 10 nk'imubare kugira ngo bitworohere, ariko bamubwira na 20 ariko twereka dufate nk'abantu bashafata mu mutwe gusa. Ikintu cyo kumenya ni iki, imwe muri yo irahagije kugira ngo kuba hose. Icya mbere kwibona, reka mbivuge mu buryo bwigaragara. Inzu tuvuge par exemple yaba ukodesha yaba ucumbitse ngiye yubakiye, ariko mu nzozi akaza kubona ikindi cyumba tarazi ko kiba mu nzu ye, ariko aho ni mu nzozi please. Ni mu nzozi twabonye ko inzozi zishobora kukwereka ibintu bitanahari cyangwa birenze ubwenge bwawe. Si inzu nari ncumbitse nk'imyaka 5 iki cyumba cyabagaho, cyangwa no nk'inzu niyubakiye yanjye ubyumba ntazi nibi, ntabwo biba. Ariko nindyama nkarota mbona ikindi cyumba gishyashya mu nzu yanjye bikagutangaza, bisobanuye ngo namahirwe atavogerwa. Anyumvise ngo namahirwe atavogerwa yuko ugiye kubohoka. Kabiri, kubona imodoka yawe iparitse ukabona haparitse hindi utaguze y'inyongera, utazi aho yavuye, ukabona irahari. Rero bihuze na wa muntu utagira imodoka akabona imodoka iparitse mu rugo rwe, ashobora kwibaza avuga ati se ko nta modoka ntuze yaje modoka dutunze. Nyaboneka wumva shima Imana, utanga ituro ryo gushima guti mwami urakoze ko mboho umugozi w'ubutindi bwari bunyanitse, mbonye ubushobozi buba buje. Ikindi cya gatatu, nigeze kubwira abantu ngo kurota uterera umusozi ari ukagera ku mpinga yawo bisobanura gutsinda. No guterera umusozi nturangisanira gutsindwa. Aha ni uguterera the high place, ahantu harehare kurusha ahandi. High place not highness, ntabwo ari uburebure bwo hejuru. Ego mu myanya yo hejuru. Urakoze cyane kubona bakuzamura kuri podium yicayeho abantu bakomeye. None se tuvuge niyo ugiye mu rusengero, iyo ugiye kubwiriza ninde uri ku ruhimbi? Aba ari we wenyine. Wenyine, abandi bari hasi. Guterera mu hantu hakomeye batuma ngo nuguterera umusozi, nuvuga ngo kuri pulpit, nuvuga ngo tubyite ngo kirana, nuguhamagarwa kuri table d'honneur uzamuka ama iskariye ahantu hari hejuru kuri stage hejuru, abantu bose baguhanga amaso, aho abantu bakwitegeye. Kandi kiza nkunda bose barakubona ko ntubabona, ntago babona, avuga ati nakubonye, ati hehe, ati wari hacyaje uvuga gutya na gutya. Rero nubirota uzamenye ngo ni high place, kurira hejuru cyane, pana elevator, pana lift yindi rya pana kujya muri essentiel yandi kuzamura ntawe kureba. Aha hano kuzamuka kuri high place, high table, cyangwa ahantu hiyubashywe ukabona uzamuka, ariko bakora ati komeze gutya nkanjye nahagera gute. Kandi ukona gukomera amashyikingira ngo wacyumise kandi kihuta. Imana ibaho umugisha. Uramukubirose uzamenye ngo umwuka w'igisuzuguriro, umwuka wo kumvuga nabi biragize gute, biragiye giye gutsinda. Sasa mugiye gukora icyo gihe niyo yaguze, niyo uteye imbere bati ni saa yarabikwiriye. Biteye imbere cyo ngava ko bavuye kuzimu, biteye imbere cyo ngava ko bitavuye ku Mana, byavuye ahandi hantu. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero aboheshejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka.
Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kaze mwese bakurikiye ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe tubana mu biganiro bitandukanye. Turagarutse n'ubundi turacyari muri ya minsi twihaye yo kugira ngo dusobanure inzozi. Nk'uko mubimenyereye rero, buri munsi ni inzozi 10 zitandukanye bitewe n'ibyo umushumba yateguye turi bwige ari busobanureho. Abantu mwese rero reka mbabwire ngo ikaze. Nizere ko mumeze neza aho mudukurikiye, muri abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, aho dukurikiye uri hose. Imana iguhe umugisha. Wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, nimba ugeze hano ari ubwa mbere, reka tugushimire tukubwire ngo hano ni ku bumwe bw'Abera Ministries. Inzozi tugiye kuzisobanurirwa na mushumba. Umeze gute mushumba? N'amahoro? Imana ndanezerewe. Nkomeze gushimira abafatanyabikorwa bacu n'umuryango wagutse mugari umwe bw'Abera Ministries. Mbabwira ngo Imana ikomeze ibagirire neza aho bari hose baherereye. Urwaye yiringire gukira, abo bayizere gutabarwa. Ntago ibintu byose bihora gutyo. Juu ya maisha ni kama mlima, kuna kupanda na kushuka, kuna utelezi tu. Uyu munsi uratera, reka ejo uzamanuka hamanuka kugira ibyiringiro. Ihame ryacu kumwe bw'Abera ni iringiri ngo ntugatinye umuntu, ntukagira ubwoba. Itegeko rya mbere, rya kabiri jya wibuka irya kabiri, rya mbere, rya gatatu jya wibuka irya kabiri n'irya mbere. Yego, twese tumenye ko Imana yatuvuze ko gifite imbaraga. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Rero uyu munsi wa none numvaga nifuza ko naganiriza abantu izindi nzozi 10 zisobanura ko ugiye kubohoka buri mugozi wose, umugozi w'ubushomeri, w'ubukene, w'uburwayi, umugozi w'igisuzuguriro, kumwaragurika, kubangwa n'abantu, mbega hahandi umuntu aba mu buzima tubwita ngo buri vague buvanga vanze. Ejo yasafite, ejo yarakaye, ejo saa 8 yababaye, mbese nta kintu. Hari abantu usanga buri gihe ubuzima bwomeze nk'imyenda y'amabara, atakwishima ngo burinde bwira, ahubwo agakuru keza kaza kabura, ubundi akumva inkuru y'ibyo ariko akabura ibikorwa by'ibyiza. So rero inzo tuyugana numva ari inzo nziza cyane kandi z'umugisha, zigera ku 10 nubwo hari izindi nyinshi. Tubari 10 nk'imubare kugira ngo bitworohere, ariko bamubwira na 20, ariko tubareka dufate nk'abantu bashobora gufata mu mutwe gusa. Ikintu cyo kumenya ni iki, imwe muri iyo irahagije kugira ngo kuba hose. Icya mbere, kwibona. Reka mbivuge mu buryo bwigaragara. Inzu tuvuge par exemple, yaba ukodesha yaba ucumbitse ngiye yubakiye, ariko mu nzozi akaza kubona ikindi cyumba atarazi ko kiba mu nzu ye. Ariko aho ni mu nzozi, please. Ni mu nzozi. Twabonye ko inzozi zishobora kukwereka ibintu bitanahari cyangwa birenze ubwenge bwawe. Si inzu nari ncumbitse nk'imyaka 5, iki cyumba cyabagaho. Cyangwa no nk'inzu niyubakiye yanjye, ibyumba ntazi ni ibi. Ntabwo biba. Ariko nindyama nkarota mbona ikindi cyumba gishyashya mu nzu yanjye, bikagutangaza. Bisobanuye ngo ni amahirwe atavogerwa. Anyumvise ngo ni amahirwe atavogerwa yuko ugiye kubohoka. Kabiri, kubona imodoka yawe iparitse ukabona haparitse hindi utaguze, y'inyongera, utazi aho yavuye, ukabona irahari. Rero tubihuze na wa muntu utagira imodoka akabona imodoka iparitse mu rugo rwe. Ashobora kwibaza avuga ati se
tifise ko nta modoka ntuze yaje imodoka dutunze. nyaboneka ute wumva shima Imana utanga ituro ryo gushima uti mwami urakoze ko mboho umugozi w'ubutindi bwari bunyanitse mbonye ubushobozi buba buje. Ikindi cya gatatu nigeze kubwira abantu ngo kurota uterera umusozi ari ukagera ku mpinga yawo bisobanura gutsinda no guterera umusozi nturangisanira gutsindwa. Aha ni uguterera the high place, ahantu harehare kurusha ahandi. high place not highness, ntabwo ari uburebure bwo hejuru. Ego mu myanya yo hejuru. Urakoze cyane kubona bakuzamura kuri podium yicayeho abantu bakomeye. Ewana none se tuvuge niyo ugiye mu rusengero, iyo ugiye kubwiriza ninde uri ku ruhimbi? Abari we wenyine wenyine, abandi bari hasi. Guterera mu hantu hakomeye batuma ngo nuguterera umusozi, nuvuga ngo kuri pulpit, nuvuga ngo tubyite ngo kirana nuguhamagarwa kuri table d'honneur uzamuka ama iskariye ahantu hari hejuru kuri stage hejuru, abantu bose baguhanga amaso bakwitegeye, abantu bakwitegeye kandi kiza nkunda bose barakubona ariko wewe ntubabona. ntago babona, avuga ati nakubonye, ati hehe, ati wari hacyanjye uvuga gutya na gutya. Rero nubirota uzamenye ngo ni high place, kurira hejuru cyane, pana elevator, pana lift ya indi jya pana kujya muri essentiel ya indi kuzamura ntawe kureba. Aha hano kuzamuka kuri high place, high table cyangwa ahantu hiyubashywe ukabona uzamuka ariko bakora ati komeze gutya nkanjye nahagera gute. Kandi ukona gukomera amashyi ngira ngo wacyumvise kandi kihuta. Imana ibaho umugisha. Nuramukubirose uzamenye ngo umwuka w'igisuzuguriro, umwuka wo kumvuga nabi biragize gute, biragiye giye gutsinda. Sasa mugiye gukora icyo gihe niyo yaguze, niyo uteye imbere bati ni sawa yarabikwiriye. Biteye imbere cyangwa bavuga ko bavuye kuzimu, biteye imbere cyangwa bavuga ko bitavuye ku Mana byavuye ahandi hantu. Inzozi ya kane iyo kwitonderwa kandi yo gutuza jeri komeye nkunda ni ukubona wambuka ikiraro, closing a bridge. Bisobanura ngo transaction, transformation, ni passport yo gutambuka na path through, no kunyura hejuru y'ikintu ko mundi kiraro kiba kiri hejuru y'imisozi ngo ihure cyangwa y'inyanja cyangwa y'umugezi cyangwa y'amazi y'imigezi tubasha kwambuka utananduye, urahambutse ntutose ntacyo baye. No vuga ngo nandi mahirwe mashyashya kugira ngo byari amavuta kandagira amateka. Ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana, aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Yarapfuye ariko wowe binyuzemo birarangiye. Yes. Kinyira wacyumvise nacyo kiraro. Cyumvise abantu rero hari ukuntu abantu bikomplika. Nubwo byaye ibiti biri hejuru y'amazi ukabyambuka. Muri mu buhanuzi ni ikiraro. Hari ahantu twajyaga tujya kuvoma tugendera ku giti kimwe, nacyo ni ikiraro ko wageze hakurya. Agenda ku giti kimwe. Ikingenzi nuko umevuka urambutse, abandi bakigendagaho bakambakamba ariko urambutse, urambuka ugeze hakurya wifuzaga cyane. Ni umwuka Imana aravuga ngo noneho ntukiguye hahandi, amahirwe yo kwambuka arahari, kora bya bindi wifuzaga.
bya bindi byagutegaga bya bindi byakuberaga imbogamizi nunaca ku kiraro cyiza ubiciye nyine hejuru. birix nyine uhanyuze neza ko ariko waciye ku giti nuhanyuze upfa ko Byose ni ibiraro. wamucuruzi ugafata hakurya abazimu wabasize nibasigara inyuma ugomba kuba utangiye kuba umuntu ugiye gupostira ugiye kugaragara ko urimo icyo ukora cyemera aho usabye wemere ubwiye yemere uhamagaye yemere ubwiduka yemere mbega muri make ntaho guhakana ko ari urabohotse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hanyuma inzozi ya gatanu ese turimo turajyana ubyumva turajyana uri rwose bumfashe ndagufasha. icyo bita rero kubona the clean water amazi asukuye y'urubogobogo y'urubogobogo imbere wabona atuje nta muyaga uriho ukabona ari urubogobogo rwiza cyane rukeye rwaho nk'amazi yo kwiteke ari kwiteke gusa amazi yo kwiteke amazi meza urubogobogo ateye neza. kera tukinyara ku buriri batubwiraga mu gitondo ubyuka ujye kunywa ku mazi yo kwiteke ngo birakira bigakunda se bigakunda se nyine mu gitondo warongera kwihagarika biterwa n'ibintu byinshi biterwa n'uruhago rw'umuntu biterwa n'icyo yarayanyoye ni ibintu byo kwitondera. yego noneho n'umuntu utasobanuje uretse umuntu ashobora kurota arimo anyara twarazindukaga burya tukajya kuyanywa ariko ntibikunde na mu gitondo tukongera hari n'urota ari kunyara nyine agasanga birangirije aho akaba nitabyuka byose rero no kumubiri umuntu ugenda ukora. yego gusa amahirwe nagize yaba twebwe n'abana b'iwacu nta n'umwe ngesa ntawe nahabonye mukiri batoya oya ntayo nigeze mbona kuba nabaho no kubanjye ntawe nigeze mbona mwabayeho neza koko kubanjye ntabyize mbona kabisa kuko umwaka umwe n'igice umwaka umwe n'amezi abiri nta pamperse yambaraga yego ntabyo nigeze nabona mu buzima. hakaba n'abandi bajyana n'udukwavu bafite twa robine mu ruhago so rero icyo kintu clean water yego amazi asukuye no gutabuyanywa si ngombwa ariko ukaba yareba ari imbere yagusukuyeho ari amazi akeye agaragara y'urubogobogo bivuze icyambere ikintu cyambere bivuze amahoro cyambere bita peacefully amahoro asesuye yandi rwose kindi bitekerezo bituje. yego suri mwanyumva turi kujyana hana akantu se kanyatatse rero nagaki kubera ko tuba twibereye hanze tumaze tubaha video zo hanze ariko banza utaha tuzasubira ahandi twongeye tujye mu nzu ariko naha ni sawa ahubwo tuhanze tuzahatera amazi y'umugisha. yego yego ubwo tuvuga tubiziranyeho ni ukuvuga rero ahangaha iyo amazi Jerry ndashaka ikinyamara cyumve ufasha abantu. yego icyambere kubona amazi y'urubogobogo atuje atari nk'umuraba ashobora kuba ari mu ibase aho ariho hose menya ngo nacyo ni cyo kubohoka. icyambere ugiye kuba peacefully ugiye kuba umunyamahoro ugiye kuba ibitekerezo bituje yego kugirirwa icyizere gukundwa n'abantu cyane urumva hari ugukundwa no n'abantu bakwapresiya bakagushimira ibyo ukora ukabona ko banejejwe n'ibyo ukora banejejwe n'uburiwe banejejwe n'isura yawe uwo mwahuye ngo wambaye neza kandi wabyambaraga ngo utaberewe ari ibisanzwe wakwitera agaparufe ngo ukagurira he kandi ndakagura 1000 mbega ikintu cyose ukabona ko wateka ibyo kurya bakabishima ni kibisobanura kubohotse kugikundiro kwitera amafaranga akagukunda ubuzima akagukunda abantu bakagukunda amapromosiyo akabyigana hamwe bashobora gutumira mu kazi ahantu hane akaba ari wowe utoranya aho ugomba kujya ugahitamo aho uzajya ubishaka. ikindi iyo nzozi ngira ngo urayumvise ko imeze ikintu nashaka abantu bayimenyaho cyane ndayumvise rero the clean one wango ni mind mu bite ahantu hose cya gatatu ni ukurota ukiri igikomere mu nzozi ukiri igikomere healing wound ubwo igikomere batumva kimwe cyo mu mutima ni igikomere igisebe nk'akantu gakwishe ukabona hise huma ukabona tukirura kizenda ushobora no kubona narwo ariko kanakira burya ushaka byizere kibunya gikira rero ikintu kigaragaza yuko ibikomere abantu bose baguteye Imana ibikwikirije kandi Imana ikubohoye kandi Imana igutwaye ahantu hazima igukora operation y'ubwayi yihuta ifite imbaraga utabasha guca ku ruhande no kujugunya ku ruhande. Uranyumvise ndakumva cyane. iya karindwi nayivuze kera kubona uba awarded baguha igihembo runaka kandi nta rushanwa warayemo nta mahiganwa urimo akuhaye igihembo imbere y'abantu ariko in front of people yego not kuba uryamye ukabona mu nzozi hari abandi bantu kadayiguhaye imbere yazanye amafaranga yaguhereye imbere mbega ikintu cyose agikoreye imbere y'abantu bose kandi benshi cyangwa baki cyangwa imbere y'umuryango wawe famiye washatsemo cyangwa hari ikintu bavuze bafashe ijambo barakumentioninze bagushimira yego ko burya ibihembo si icyo baguha ngo ujye kurya n'ijambo bwaryo
imbere y'abantu bakagushimira nibo nacyo ni burya igihembo. uzareba baryo bakinnyi basiganwa mbere y'uko bamuha igihembo abanza kwishimira kwambara idarapo ry'igihugu yego bakaririmba indirimbo y'igihugu cy'iwabo ibindi bihugu 140 byaje byose bigaceceka iryo ni ishema barabibonye narabibonye ntekereza ariko football nuko nkunda kuyireba ubundi batangiye umukino ntibaririmba indirimbo z'ibihugu byose bakari bibiri yego none se iyo batsinzeho ntabwo bashyiraho indirimbo y'igihugu oya biba byarangiye utsinze biba byarangiye ndavuga iyo atsinze bahabwa igikombe kuri finali nk'igikombe cy'isi nta ndirimbo yongera ariko bazamura ibendera yego barangiza bakanarasa bya bintu bifite fireworks kari meze gute hari ibintu babanza guturitsa nk'imbere hano gato imbere mu kibuga yego bimebye bishashagirana nka dayimo bikaza bifite ya karayidarapo ry'iwabo cyangwa se watsinzwe wahawe umudari wa kabiri ntacyo bazamura aho ngaho reka urumva cyo bishatse gusobanura ariko ubona uko babikora ariko nk'abarakina amagare n'iki byose kuba uhagaze mu bantu 1000 barushanwa hakaririmbwa indirimbo y'igihugu cy'iwanyu banje kintu cya mbere kimushimisha arishyize ku bitugu aho rero nibigaragara ko uri kuri podium yo hejuru ku isi yose no barakureba rero ushobora kubirota utazi no kunyonga igare hari nigeze kunsetsa ngo mu buzima busanzwe ntazi no gutwara igare utazi kuritwara nta na moto ko nabaye wa mbere mashanga bakuzamuye ruguru ufite idarapo barimo baririmba bayirimbye gute ngo baririmba indirimbo y'igihugu yarose ari mu marushanwa y'igare se ayari yose niko yambwiye nyine ngabona aratsinze abaye wa mbere mpita mbyumva nyine ndamusobanurira nuvuga ngo icyo gihe ubundi rizamuka idarapo baririmba indirimbo y'igihugu hari impamvu ibintu byabaye ariko umunsi ko watsinze ni kubera akozo kubera wowe so icyo bisobanura ko nawe nyine mu by'ukuri ugiye guhagarara imbere y'abanzi n'abakunzi batagushaka n'abagushakaga batakwemeraga n'abakwemera Imana irabemeje iranabemeje byo urakoze cyane hanyuma rero iya 9 duvuga ku ijambo aravuga ngo ntago mbitindaho kurota ukingura urugi rwari rwaranze gukinguka mu buzima urugi ukabona rukinguye rwose ukabona ufite kiyo karukingura ukabona imbere ahantu nubwo nta kintu cyangwa ubashe gukingura rwaro iya 10 ni ukurota usarura imbuto z'ubwoko bwose n'imyaka y'ubwoko bwose kimwe no kuwafungura stock kabisangamo n'indabo bisobanura ngo ibirere byawe bivuyeho ugiye kugira impumuro nziza ugiye gutunga ugiye gufasha ugiye gusagura ugiye kugira ubuzima ugiye kugira icyerekezo kigutwara heza mu buryo bukwiriye Imana ibaho umugisha imwe muri izo irahakimya kubohotse rero waruboshye wariraga waruhangayitse ahantu hazama akabazo kamwe jeri bajya bambaza ngo ariko se uko kinabirose ntibikunde none se kurota ntubishake birizana ushaka erega ntuzarote ngo ugende uryamusinzire ngo narabirose tu warabisengeye se warabihize se ubwo nawe amahirwe se warose nawe ni kimwe ariko gifite kondisiyo warose yego ariko ufite kugira icyo ukora harimo warose harimo kubaha harimo no kubisengera harimo no gushakashaka inzira wabigeraho kimwe nuko inzozi mbi ugomba gusenga uzikuzaho kandi wirinde icyakujyana muri dande ni nako kwiye gusengera inziza kandi ugana mu cyerekezo kizima Imana ibaho umugisha ndabashimiye mwese amen amen ndagushimiye nawe mushumba